kibazo wene ufashe ibya M23 irimo gutera ikibazo cy'ubututsi mu by'ukuri twebwe turabatutsi kandi ntawo hakana icyari cyo kandi na hari bene data abanyamasisi baba abandi ari amoko yose y'abatutsi aba muri Kongo so usanga some of us duhuje kuri challenges zimwe ugasanga duhuje mu bibazo bimwe rero ikibazo zambona muri ibi bibazo dufite nk'abatutsi cyangwa nk'abatutsi b'abakongomani twebwe icyo dushaka rero nuko umujene wese w'umunyamurenge agomba kumva ko ari umunyamurenge tabindi rero tugomba kureba ikiduhuza common fact iziduhuza zikomeye kuvuga ngo ndi muri CBI ubundi ari muri BCC ntago ari byo bigomba kudutandukanya nk'abajene ahubwo tugomba kureba ikintu kimwe gusa duhuriyeho twese kiduhuza rero niyo mpamvu twavuga ati tusiga ibyo kubera ko twabashije kubona nta musaruro bifite turavuga ati reka twebwe tusiga ibyo ngibyo twiyunge hamwe nitumara kwiyunga dukora ikintu based nuko mbyumva birumvikana nkaho mufite ama organisation simbo ni nkako mbyumva dufite ama organisation kabiri ariko afite ayane kabiri ari hejuru yabo ba boss bari potinga niko bitekereza Okay, kubera ko urebye aravuga yuko ari ama mutualité yose. Yes. Aba ari ama mutualité abari imihana ariko urumva nayo afite ama organisation kandi mu makuru make ntafite cyane nuko aya ma organisation hano muri Edmonton afite ibyangombwa byabo. Yeah. Ubwo ineza urumva nayo ifite ibyayo mutualité nayo ifite ibyayo. So urumva ama organisation anari registered nta buryo ushobora kuvuga ngo nabiri. Hanyuma wewe iyo ubibonye ibyo byose nako kavuyo kose. Ni ubona wifata gute wewe rero ibyo bibazo bimaze kuba some of people babaye affected uramba bari gushiramo kongereza kubera ko ibintu bimwe arigiye biza bigorana kubivuga mu kinyamurenge kimbitse ariko turagerageza uko dushoboye kose rero abantu bamwe babaye affected ubwoko bumaze gutandukana twese turi abanyamurenge kandi twese tuva mu muhano umwe twese tuva ku musozi umwe kandi unarebye history twese turavukana rero icyo gihe tumaze gutandukana habayeho akababaro hari abantu bamwe bababaye hari n'abandi byanejeje bitewe buri muntu wese n'umutima wiwe cyangwa n'ambition afite mu mutima wiwe ndakuramukije cyane wowe udukunda ugakunda n'ibiganiro byacu twebwe turi One Africa TV kuri micro ni Professor Rutikanga ambasaderi w'Imurenge navuga ngo ambasaderi nyine mukumva umwe rukumbi ndi muri Edmonton muri Alberta mu gihugu ca Canada ndi kumwe n'umugabo hano reka musabe atangira twibwira ndabashujije bene data badukurikiranye kuri channel 1 amazina yanjye banyita Mutabazi Jean Paul turi hano mu gihugu cya Canada mu mujyi wa Edmonton and umugabo ndubatse mfite umugore umwe n'umwana umwe niyo mazina yanjye hano banyita yego waduhinduriye izina bavuze ngo channel 1 uyu munsi kandi abantu benshi nuko bakunda kuvuga uyu munsi rero ndashaka ngo tubanze tumenye izina rya channel ni One Africa TV. Okay. One African TV warayihinduye twege tuzi channel hano nyine kwa mu mutwe muzi One Africa channel ni One Africa TV. Okay. Okay. Sawa sawa hanyuma mumeze mute hano muri Edmonton? Hano muri Edmonton tumeze neza uko gusa nyine weather yahindutse twari twitegereje igihe cy'izuba ariko ubu ngubu turi mu bihe by'imvura none natwe kubera dutangaza kiki gihe twari tumugiye cy'izuba gikomeye cyane ariko imvura yabaye nyinshi cyane ariko ubusanzwe twese tumeze neza ta kibazo ariko ngo hano hantu hazakonja cyane hano hazakonja cyane turimo kubona ko nambaye umupira ku amajacket yose nasize mu modoka yose ni yari ukuni dusohoka gutya ahantu ndamatangira kwambara amajacket yanjye hano ni mumbeho nyinshi cyane hano muri Alberta muri Edmonton dutuye tudatinze hano muri Edmonton mwifashe mute mu bujanye na communauté hari ico hano kizwi nka BCC hakabaho iyindi namba ari UCBC ndi namba ntibeshe uraza kunkosora twumva mutualité banyamulenge mutualité ubumwe Canada tukumva ineza mbese duhere hano muri Edmonton hariho
byonyine ama organisation y'abanyamurenge arengane namba ntibeshe kandi gayo yose ku rwego rw'igihugu hakaba wenda nk'abiri sinzi wenda n'ahandi wosanga bafite andi ibi bintu bihura bite bitandukanye bite mukorana gute byifashe bite ukuntu byifashe ndagerageza kubisobanura ko ngewe mbibona cyangwa uko mbyumva hano muri Edmonton nageze muri 2016 nibwo nageze hano muri Edmonton igihe rero twageze hano muri Edmonton twasanze umuryango bita BCC uhuza abanyamurenge bose mbese bagiye bava ahantu hatandukanye noneho twese niwo twaje twibarizwamo nukuvuga ngo ntago twari dufite aya magroupe yose wagiye uvuga nicyo twaje dusanga ariko BCC igakorana bya hafi n'indi groupe bita Ineza so Ineza yari like organization ikono yita ihuza ama province yose yo muri Canada noneho nyuma BCC iza gucikamo bimare gucikamo bamwe barasohoka bava muri BCC abandi basigara muri BCC so rero abasohotse baje gusinga UBCI ariyo narimo kukubwira nibo baje gushinga abo bavuye muri BCC nibo baje gushinga UBCI okay nibo baje kuyishingamo nono abasigaye muri BCC nono bamwe muri BCC nibo baje gushingamo icyo bitwita ubungubu mutuality nibo aba members bamwe bo muri BCC nibo bashinzemo ntabwo ari bose bamwe muri bo nibo bashinzwe mutuality then rero UBCI iyagumye gukorana na Ineza muri general nyine ya Canada so rero nibyo bice abantu bagiye bagendamo okay nukuvuga reka tuvyumve neza kwanza iyi UBCI isiguye iki mu majambo arambuye namba wowe byibuka UBCI urumva bagiye bashinga cyangwa abo bayiyoboye nibo bashobora kuidefinisha mu majambo arambuye ntabwo yize mu majambo arambuye ntabwo mbizi ariko umuyobozi bayo ubakeneye oza bayitinga bo kugira impamvu bayise iryo zina cyangwa nibyo bisobanuye nibyo tuzabashaka nitubabona wenda tuzabaganiriza hanyuma BCC womenya icyo bisiguye BCC nayo ntago nigeze finding out what is the meaning gusa numvaga gusa ko ari community y'abanyamurenge twese twisangamo banyamurenge ndibwira nayo ni banyamurenge community Canada se okay ntago turabimenya nuko mbo so noneho reka tuze hano Ineza ico gihe muza hano niyo yari hari ikorana na BCC bukeye haza iyo UCBI so nukuvuga igihe twageze hano nimba nibuka neza BCC yakoranaga na Ineza hari abagabo rero bamwe bari baba muri BCC nibo bari batuyoboye icyo gihe that I mean like 2 years ago ni batari 3 years ago rero bamwe bakaba representative baserukiye Edmonton muri Ineza okay noneho nyuma rero niho byaje gushambuka byose birashambuka bamwe bajya ukwabo abandi bajya ukwabo twese tuba discarded umwaka ukaza ugenda iyo wumva umutima wawe ukurosa naho uzatangiriye okay hanyuma Ineza nukuvuga ngo ni nka federo Ineza ni nka federo mbese yahuzaga aba representative tuvuge muri Edmonton bari bafite president wabo za Quebec bafite president wabo then Winnipeg bafite president wabo za British Columbia bafite president wabo noneho bose bakamahura muri icyo kintu cya Ineza ariko Ineza niyo yagiraga indi mikorere yabo abo bantu nibo bagenda ushaka bakakubwira ikintu cyari kimuri Ineza twebwe gusa ni amaraporo twatagaga imisanzu bakatubwira ngo yagiye muri Ineza then Ineza yafite kundaye functiona which ngewe ntafite much ideas ariko nuko byari bipanze muri icyo gihe twageze hano muri Edmonton none kubera iki iyi UCBI niba ntibeshe uranyanganira ni kubera iki ititwa Ineza ya hano Edmonton ikitwa UCBI nukuvuga ngo abo bavuye muri BCC baragiye bashinga UCBI none ngo amere gushinga bahitaba ibice bibiri none ngo amere ku bice bibiri aba BCC basigaye niyo baje kuvukamo ikintu cya mutuality kijejo bundi ndagira ngo ni nk'umwaka umwishize noneho aba ba UCBI Ineza rero irongera iragaruka bakorana nabo ba UCBI ariyo Ineza
so nukuvuga ngo bamwe bakorana n'abandi abandi bagakorana n'abandi ariko si bose it's particular people aba bari muri izo agence nukuvuga ngo mutualité nayo ni federo mutualité namba ntibeshe mutualité nayo ubu ngubu according to introduction n'abantu bayoboye hano muri Edmonton nabo bavuze ko ari ikintu gihuza abantu bose b'abanyamurenge mbese aba president bari mu ma state atandukanye naco mutualité ari ikintu kibahuza muri Canada according to the introduction numvishije abayobozi babo bavuze ko ari ikintu twese natwe twisangamo ariko cyo sindabasha kugicukumbura neza ngo bashe kumenya hanyuma wowe ubarizwa hehe hagataho ngaho je ngo ndi kuri UBCI niyo mbarizwamo ni ukuvuga ngo umuntu aramutse avuga ngo mwacitsemo cyavuze mwiyonkoye kuri BCC ntiyababesha ni ukuvuga ngo twacitsemo bamwe basigara kuri BCC abandi basigara bagenda kuri Ibya rumva twacitsemo umubare mwinshi uri he uramutse urebye umubare nkoze kigereranwa mbese abari kuri BCC abasigaye kuzwe twavuyemo ntituzi abasigaye umubare usanga nyine tugenda kungana cyangwa bamwe bakarota abandi ariko ni bande baruta abandi ariko UCBI ifite abantu benshi niko tekereza nibyo hanyuma wenda tuzagenda tunaganira n'abandi bantu batuye hano nabo batubwira uko babyumva hanyuma tuvuge mu gihe cy'ibibazo mu muhana umuntu yapfuye n'iki mukorana mute mwebwe na BCC wenda tubanze twibande hano muri Edmonton rero ibyo bibazo bimaze kuba some of people babaye affected uramba bari gushiramo kongereza kubera ko ibintu bimwe ari gihe biza bigorana kubivuga mu kinyamurenge kimbitse ariko turagerageza uko dushoboye kose rero abantu bamwe babaye affected ubwoko bumaze gutandukana twese turi abanyamurenge kandi twese tuva mu muhana umwe twese tuva ku musozi umwe kandi unarebye history twese turavukana rero icyo gihe tumaze gutandukana habayeho akababaro hari abantu bamwe bababaye hari n'abandi byanejeje bitewe buri muntu wese n'umutima wiwe cyangwa n'ambition afite mu mutima wiwe rero tumaze gutandukana ikintu gusa nashimye ni kimwe tumaze gutandukana muri ubwo buryo hari bamwe byafectinze mu buryo buri emotionally se biri deep mu mitima hakaba n'abandi nyine biraho gusa nyine bisanzwe bavuze ati abantu baratandukanye ariko ikintu cyo gutabarana ikintu umuntu yahuye n'ibyago twese tuza dukorera hamwe tuvuge nk'ubu napfushije umuntu so BCC baraza UCBI baraza nzambona dukorera hamwe ku kintu cy'amakwe n'ubu dufite amakwe hano mu muhana menshi nzambona dushiraho aba BCC nabo bakadushiraho ibintu byose nzambona dutabarana according je uko mbibona ariko nzambona dufashanya uko bishobotse kose hari bene data nzi bari muri BCC nugira kikibazo bitabaza kabavandimwe nabo bagira ikibazo botabaza abandi so nje nzambona dukorana uko ngewe nzambibona ninde uyoboye UCBI bamwita kuvuga amazina y'abantu bo nabayobozi kandi bayoboye n'abayobozi ariko uyoboye ubu ngubu UCBI bamwita Tungane Fred okay no impamvu tumuvuze nuko n'umuyobozi ari muri public arazwi kandi turifuza kugira ngo tuzamushake nawe tumuganize niyo mpamvu hanyuma uyoboye BCC ubu ngubu naherutse ari tuzoda tumwita Mama Africa Mama Africa niko tuza tumwita ariko ndagira ngo izina ryiwe ni Solange ubu ni wiyoboye twebwe icyo gihe twaherukagaho icyo gihe tuyiherukaho ndibuka neza umuntu wari uyoboye bamwitaga Bineza Joseph n'undi mugabo bita Bona abo nibo bari bayoboye Biden icyo gihe twari turiho ariko ubu ngubu ndagira cabinet yabo yarahindutse ubonzi ubu ngubu uyoboye ni Solange we tukunze kwita Mama Africa urashobora kuba uri muri komite ya UCBI oya ntabwo ndi muri komite njyewe ndi mu Rwanashaka nibyo bo impamvu nari nkubajije wenda hari ibyo nari kukubaza nk'umuyobozi wawe ufite information ariko ubwo utari we tuzashaka n'abandi hanyuma kubijanye na federal mu bijanye hariho icyo bita gakondo
urashobora kuba uzi namba BCC yigerera muri gakondo bakorana cyabuze UCBI yigerera muri gakondo cyabuze ineza nigerayo mutualité se yo bikorana na gakondo bimeze bite icyo nzi cyo nuko BCC ikorana bya hafi na mutualité actually kubera ko most of the people bari muri BCC bakorana na mutualité kandi mutualité rero bavuga ko ari kintu gishinzwe Canada yose urumva ihuza abanyakanada bose UCBI nayo ariyo ikorana bya hafi n'ineza nayo ivuga ko ihuza abantu bose bo muri Canada so actually muri iki gihe turimo niko turimo gukora Okay. Hanyuma rero ivyo byose iyo bibonye ukabona yuko jewe based nuko mbyumva birumvikana nkaho mufite ama organisation simbo ni nkako mbyumva tufite ama organisation kabiri ariko fite ayandi kabiri ari hejuru yabo ba boss bari potinga niko no bitekereza Okay kubera ko urebye nama aravuga yuko ari ama mutualité yose yes aba ari ama mutualité abari imihana ariko urumva nayo afite ama organisation kandi mu makuru make ntafite cyane nuko aya ma organisation hano muri Edmonton afite ibyangombwa byabo ubwo ineza urumva nayo ifite ibyayo mutualité nayo ifite ibyayo so urumva ama organisation anari registered nta buryo ushobora kuvuga ngo nabiri hanyuma wewe iyo bibonye ibyo byose nako kavuyo kose ni ubona wifata gute wewe nk'umuntu w'umujene nje iyo mbibonye sometimes nzambabara ariko bazavuga ngo amarero y'umugabo ngo azatemba ajya mu nda nza nihangana nyine akaguma akagenda mu nda ariko sinzi igihe azuzura ariko niko baza baca umugani ariko iyo mbibonye mba disappointed kubera ko most of these people abayoboye izi zose nagiye kubwira ni abantu tuzi ni abantu twagiye tubona tukiri batoya cyane tukumva ko ari bakuru bacu batubera urugero ariko wareba akajagari barimo kuva biteye ubwoba noneho nkavuga ati icyo shoboka cyaba gishobotse nuko abantu bakwicara hamwe bagakora ikintu kimwe twese duhuriramo nkuko byahoze kera ngiye ku giti cyane niko mbitekereza ariko kubera mindset cyangwa ibitekerezo by'abantu cyangwa iby'abantu ambition abantu bafite ugasanga rero niyo mpamvu tugenda dutandukana kugira ngo twegerane aho ugasanga ko turagenda dutandukana bitewe nuko twagize ikibazo gikomeye cyane cyabo bantu nyine bitewe mindset zabo zitandukanye aho kugira ngo bashake solution yo kugira ngo abantu bongere babe hamwe abo ugasanga ko barateza ibintu bigiye bitandukanye kugira ngo abantu bakomeze gutandukana njewe niko nza mbibona ni ibintu biri too bad nta muntu numwe ubishigikira uri umuntu muzima usobanutse mu mutwe nta muntu numwe ubishigikira kuko ni ibintu atari byiza ariko abantu boge bakaba umwe ntekereza ko zoba ari byiza ku bwoko na generation irimo kuza imbere kuko every day turabyara rero abana bacu turimo kubyara muri bihugu nibasanga ari uko ibi bintu bimeze ntekereza ko nabo bazaba affected somehow rero ngatekereza ko abantu bo kongera bakaba umwe ku giti cyanjye niki cyabaye kugira ngo abantu batandukane hano muri Edmonton icyabaye ukuntu ibintu byagenze tuba kuri BCC araba abona kubwe ba representative bamwe babaga muri Ineza twigeze gukora inama ngo tumare gukora inama baratubwira ati kuko twari dufite abaperezida bayoboye Ineza kandi bagakorana bya hafi n'abantu ba BCC b'abaperezida bacu aribo kubwiye abo babineza n'ababona bo bari b'abaperezida bacu no bakagira abandi bashinzwe Ineza no abo bantu akaba ari bo bantu bamwe muri abo bayobozi bari representatinga Edmonton muri Ineza none umunsi umwe dukora inama baratubwira ati ibyo muzamutekereza kuko twatagaga umusanzu twamara gutanga umusanzu aho kugira ngo ugende directly ku bikorwa ukabanza ugaca muri Ineza none baratubwira ati mwebwe ibyo muzamutekereza uko biza bikorwa muri Ineza siko bimeze nuko amatangira fight so Ineza none itangira kuba agene batangira ku fightinga with BCC twese tukiri hamwe nono nyuma bamwe dutangira gutanga ibitekerezo ku ruboga dutangira kwatse ibintu ni ibiki bamwe batangirwa kukurwa kuri BCC baramuvingwa bamwe babakuraho ngo bamare kubakuraho rero n'abayobozi nabo sinzi uko tubyagenze nabo bahita bamuviga nuko ngo rero bamwe basohotse urumva bahita bakajagari muri ubwo buryo bamwe basohotse rero nibo baje gushinga icyo kintu naho byatangiriye
ariko urebye dipu ni ibintu byari bifitanye isoko n'abayobozi abo bayobozi ba Ineza icyo gihe n'abayobozi ba BCC nibo bagwereza amakuru ari details cyangwa amakuru y'impamo kubera ko nibo bari bazi what's going on. Twebwe gusa ndavuga ibyo ngewe numvishije mu nama cyangwa ibyo nabonye. Wavuze ko uwari uyoboye BCC kugira ngo tuzamushake ni Bineza Joseph. Wayoboye BCC bamwita Bineza Joseph, wari umwungirije bamwita Bona. Hanyuma uwari uyoboye Ineza icyo gihe ninde? Uwari uyoboye Ineza icyo gihe wari representative, ndatekereza ko ari Pastor Benone. Pastor Benone. Icyo gihe. Okay. Icyo gihe. Okay. Sawa. Tuzabashaka niba dukundira tuzaganira nabo kugira ngo kuko nibo bantu bugwereza details mu gihe baramutse bemeye kubahereza ibiganiro. Yego. Hanyuma rero hano hari umukutano muri weekend w'abajene. Ibyo bintu byabaye ndibwira urumva biba wenda nko mu bantu bakuze simbizi, ariko noneho abajene bo ntibateragana byagenze gute cabuze muri uyu mukutano ugiye kubaho. Birashoboka yuko hari abajene bamwe bashobora kuba bataragize cabuze aribyo byabaye tension nagiye numva n'ibintu byinshi bahuza bamwe n'abandi. Abajene bo urabona bizagenda gute? Urumva ibyo bintu bimaze kuba mu muhana somehow byagiye bita affecting abajene kubera ko most kuko nabikubwiye nakubwiye ko bamwe ari bakuru bacu bamwe ari abavyeyi twubaha nono somehow byagiye bita affecting nyine bajene bamwe bagenda uruhande rumwe abandi bajene bagenda urundi ruhande. Noneho ngo tumare inyuma nibwo twaje kwicara kabajene twatekereza turavuga ati se tugume muri aka kavuyo muri ibi bintu. So ni gute twokora ikintu kizima kitabogamiye ahantu ari ho hose nono tugahuriza abajene hamwe, nono abajene bakaba umwe tubarizwe muri UBCI cyangwa tubarizwe muri BCC, ahubwo tukaba abajene bakeneye kureba impinduka cyangwa indagagaciro za kinyamurenge kugira ngo tubashe guhindura ibintu. Rero nibwo buryo twazanye igitekerezo cyo kuvuga ngo reka duhuza abajene. Rero tumaze guhuza n'abajene twabiganiyeho n'abantu bakeya, nyuma rero tuza kucyagura turavuga ngo reka duhuze abajene bano muri Canada yose bava mu state atandukanye cyangwa bava muri zo mutualite zitandukanye kugira ngo dukore ikintu kimwe duhuze umutima dukorere hamwe. Niyo mpamvu twakoze icyo giterane. Okay. Ni ukuvuga ngo ntabwo mubwira abajene ngo ni muvaha cabuze muvaha, muravuga ngo aho uri hose aho ukorera hose waba BCC waba UCBI waba Ineza waba mutualite mwese umujene w'umunyamurenge. So twebwe icyo dushaka rero nuko umujene wese w'umunyamurenge agomba kumva ko ari umunyamurenge. Tabindi rero tugomba kureba ikiduhuza common fact iziduhuza zikomeye. Kuvuga ngo ndi muri CBI ubundi ari muri BCC ntabwo aribyo bigomba kudutandukanya nk'abajene, ahubwo tugomba kureba ikintu kimwe gusa duhuriyeho twese kiduhuza. Rero niyo mpamvu twavuga ati tusiga ibyo kubera ko twabashije kubona nta musaruro bifite. Turavuga ati reka twebwe tusiga ibyo ngibyo twiyunge hamwe, nitumara kwiyunga dukora ikintu cy'abajene. Okay. Hanyuma reka turenga aho ngaho muri Canada niki tuze ku banyamurenge muri rusange. Analyse yawe ku bibazo by'abanyamurenge barimo ubonaho n'ahandi tubiraba hari muri Amerika twebwe dutuye wumva za mahoro na mutualite nahira hari, wagera muri za Kenya nuko i Burundi za Bukavu za Kinshasa hari amamitualite agene yatandukanye. Ho ubifata ute nk'umujene iyo ubona uko gucagagurikamo ku bwoko? Ibyo bintu mbibonye biza bikomeza kubabaza abantu. According kurabona indwara turwaye hano nageze muri Amerika narabibonye maze kugera mu state atari make muri Amerika, then muri Afrika naho twarabibonye, ugasanga rero ikibazo dufite ni ikibazo kiri common. Rero nkavuga ngo number 1 ikibazo dufite twega abanyamurenge nk'ubwoko dufite ikibazo cyo kutamenya, ignorance. Rero ugasanga abantu ntabwo dufite enough information, ariko twebwe ubwacu tukibwira ko dufite enough information, kandi izo information dufite sometimes ugasanga ziri false, ntabwo ziri right. Kandi icyo kintu kikaba affecting abanyamurenge rusange. Icyo kintu nabonye ari kibazo gikomeye cyane. Dukeneye ko tugomba kumenya ukuri, the source y'ibi bibazo duhura nabyo. Abanyamurenge bamaze guca mu ntambara nyinshi. Badata bazatubwira intambara zatangiye za Murere kuva kera kugeza n'izi ntambara turi mu bungubu. Tumaze guca mu bibazo byinshi, ariko ntiturabasha kumenya neza ese ibi bibazo biterwa n'iki, ese kiza kizana ibibazo n'iki.
ese igisubizo ni iki? Rero muri ubwo buryo ugasanga abantu bamwe bafite enough knowledge yo kugira ngo babashe gusolvinga ikibazo, ugasanga be somehow biri affected ku bwoko. Ikindi ntago twemerana. Bwana munyamakuru Rutikanga, dufite ikibazo cyo kutemerana. Niba Rutikanga undushije ikintu cyangwa uri skilled ku kintu kimwe na kimwe, ngewe umunyamurenge akenshi twebwe twaje muri ibi bihugu byo hanze, usanga abantu benshi hano hanze akenshi bakunda ko kungana mu buryo bwa finance cyangwa mu buryo ugasanga buri muntu wese arakora, buri muntu wese afite akazi, ugasanga hari cya kintu cya rebellion cyo kwigenga, ugasanga icyo kintu nacyo ni ikibazo gikomeye cyane. Rero ngavuga ngo abanyamurenge dukwiye kuba umwe, ariko tukagira n'abantu baturi imbere aribo bita abalideri. Dufite icyo kibazo, ugasanga ko turavuga abantu bo muri za 80 ngo abangaba ngo nibo batubera abalideri, ugasanga ese muri generation yose imyaka ishize ese nta bandi balideri bashobora kuzamuka, bashobora kuduhereza umurongo dushobora kugenderamo. Rero ugasanga ntabwo dufite umuntu wari we wese ushobora kuduhereza umurongo dushobora kugenderamo ngo tumuyoboke, twicishe bugufi ya tumuyoboke, atuyobore, aduhereze inama. Ugasanga ibyo bibazo bibiri ni ibibazo by'ingenzi dufite. Icya gatatu, dufite ubukene. Abanyamurenge turakene. Rero kubwo gukena ntabwo dufite ababiliyoni, sinzi nimba dufite ababiliyoni mu banyamurenge, ariko ngewe research mperuka gukora nasanze tudafite abantu b'ababiliyoni ntabo. Ariko iyo dufite abantu bafite amafaranga, ndakubwiza ukuri Rutikanga ko ibibazo bimwe tuza duhura nabyo ni utubazo turi small, ku buryo abantu bafite amafaranga bawushoramo amafaranga bakavuga ati ibi bintu birangiye. Usanga abantu bamwe bakeneye inyungu zabo zindamo zabo, ariko nkavuga ngo ibyo bibazo bitatu bigiye birangira, ntekereza ko ubwoko bugenda ku murongo kandi bikintu kagenda neza. Uko ngiye niko mitekereza. Hanyuma reka twinjire ku ntambara ziriho ubu, ngira ngo muravyumva za M23 n'ibiki. Bamwe bakavuga bati M23 irashigikiwe na leta y'u Rwanda, leta ya Kongo nayo ikabivuga, hanyuma hakaba abandi bavuga yuko hariho leta igomba kurwanya M23, abandi bakavuga ngo ibintu bijanye n'ubututsi, abandi bakavuga yuko twirwaneyo ikorana na M23 n'ibiki. Ibi bintu byo wewe ubibona ute nk'umuntu ureba community, usesengura ureba ibintu? Ibi bibazo wene ufashe ibi bya M23 irimo gutera ikibazo cy'ubututsi, mu by'ukuri twebwe turabatutsi kandi ntawo hakana icyo ari cyo. Kandi na hari bene data abanyamasisi baba abandi ari amoko yose y'abatutsi aba muri Kongo. So usanga some of us duhuje kuri challenges zimwe, ugasanga duhuje mu bibazo bimwe. Rero ikibazo nzambona muri ibi bibazo dufite nk'abatutsi cyangwa nk'abatutsi b'abakongomani, dufite ikibazo cyo kutabasha kwiga mu masomo intambara twagiye turwana. Usanga abantu b'abatutsi cyangwa ubwoko bwacu ari abantu bazi kurwana cyangwa ari abantu bazi kuyobora urugamba, ariko kubera ko twagiye turwana intambara z'abandi. Icyo shatse kuvuga intambara z'abandi ni intambara zitateguwe natwe, zateguwe n'abandi, ugasanga somehow turi affected n'izo ntambara. For example, no gwezi intambara zose zagiye ziba, ariko ugasanga master minded, icyo twita master minded, umuntu biri behind, ugasanga ntago ari twebwe. Rero muri icyo kintu ugasanga ko turarwana, twamara kurwana abana bagashira, abana base nabanyine bakagurisha inka bakagera gute, ariko nyuma yaho inyungu zizo ntambara ugasanga nabandi bantu bagenda bazibona. Rero ngo ibibazo twebwe dufite nk'abatutsi bo muri Kongo nuko tugomba kuva muri icyo kintu cyo kurwanirira abandi cyangwa cyo kurwanirira tukagendera kuri oda z'abandi. Tekereza ko izi lesson twagiye ducamo zose, izi ntambara twagiye ducamo nta mwanya wari kugira ngo zose ngende zijyamo details, ariko zagiye ziyoborwa n'abandi. Tugomba kurenga icyo kintu tukarwana intambara yacu ubwacu kugira ngo tubashe kubona victory. Rero ibi bibazo byagiye bi affected kubera ko ntabwo ari twe gusa turi master plan izi ntambara duhura nazo. None rero abanyamurenge basupporting leta y'u Rwanda ishigikiye M23, cyavuze basupporting leta ya Kongo, nanone bavuga ko nanone yabatereranye. Abanyamurenge bakora iki? Abanyamurenge bagomba kuba careful muri ibi bibazo, kubera ko iyo urebye politics ya East Africa usanga ari ibintu biza bigenda repeating. Ku M23 ejo bundi yari hari ya barora nkunda ifata Goma, ngo imare gufata Goma, nkunda ara disappearing aragenda, M23 iba nkishize gatoya, aba bitwa ba Makenga bahungira mu Bugande, ejo bundi rero barongera baragaruka. So rero igihe cyose izi ntambara zibaye ziba ziri affected ku mututsi.
kandi n'ubu ngubu kurabibona nk'umunyamakuru kurabibona ko abatutsi barimo kugenda bicwa mu maprovinsi atandukanye. Rero ngiye nkavuga ngo abanyamurenge dukwiye kumenya first of all ibibazo ko biravaye. Iyi M23 iyi force kurayikura he? Ese iyi M23 what is their objective? Objective zabo ni izihe? None twamara kumenya objective za M23 niba ari ubwabo barimo kurwana ku giti cyabo cyangwa aribo master plan y'izi ntambara barimo gusoza intego yabo, tukumva ari ikintu kidubenefita nk'abanyamurenge, why not tutagomba kukijoininga? Tugomba kukijoininga n'imitima yacu yose tugafasha, kuko bari abantu turavukana ni bene wacu. Rero ariko niba atari bo master plan y'iki kintu kizoshira nkuko n'ibindi byose byaje bigashira. Rero nkumva ko abanyamurenge tugomba kuba careful, kuko twazi abana benshi bagiye bapfa muri izi ntambara ariko wareba ikintu bapfiriye ukakibura pe. Rero nkumva ko iki kintu mu by'ukuri nimba aribo bagifite, aribo bantu bagifite kirimo gushaka gukuraho akarengane k'umututsi muri Kongo, ntekereza ko tugomba kukijoininga niba ari ikintu cyabo. Ariko niba atari ikintu cyabo ariko akundi bisanzwe, ntabwo umunyamurenge akwiye kukijoininga. Amasegonda 30 turangiza ikiganiro. Ubutumwa majambo rimwe abiri. Ubutumwa ntanga abanyamurenge ku isi tuba umuntu umwe. Ubwa kabiri twubahane. Ubwa gatatu tureka amacakubiri. Ibyo bintu nitubireka tuzobasha gutera imbere kandi tuzobasha kumenya uburyo iyi ntambara igomba kurangira, kagasuzuguro tukakakuraho, iyi nkota tukayikuraho. Ariko ibyo bitu bitabashije kuhaba turacyafite ibibazo bikomeye. Ubwo nibwo butumwa notanga. Asante sana Bwana Jean Paul aganira na One Africa TV. Turagushimiye cyane ku kiganiro cyiza tugira. Murakoze kuba mwaduhaye invitation. Natwe turabashimiye. Asante sana. Iyi ngiyi yari One Africa TV, kuri mikro yari Professor Rutikanga, ambasaderi w'Imurenge. Navuga ngo ambasaderi abantu twese tukavugira rimwe ngo umwe rukumbi. Munyemerere tubonane mu biganiro by'ubutaha. Ibiganiro byacu ntibiteze gushira nakagaruka. Ciao ciao.